Muraho neza nanone abakunzi bacu aho muri hose turabasuhuje. Nge nihereyeho nkunda kumva umuziki w'injyana ya R&B. Ariko muri mwebwe muri kunyumva uyu munsi ntimwibagize ko hataburamo abakunda injyana ya reggae. Ni imwe y'abarasta. Ibyo ngibyo nta nubwo twirirwa tubitindaho. Nyamara ni mu gihe cyose uzavuga injyana ya reggae ku muntu ukurikirana ibijyanye n'umuziki cyangwa se na muzika neza. Nta kabuza mu bwonko bwe ntihabura kwishushanyamo umugabo w'imisatsi y'amarasta Bob Marley. Ni Bob Marley wo nguwo nawe ureba kuri iyo foto iri kuri ekara yawe. Umunyajamaika uzwi ku mazina ye bwite ya Robert Nesta Marley. Yamenyekanye nka Bob Marley. Uyu akaba umwe mu bahanzi bakomeye kandi bakunzwe na benshi kuva isi yabaho. Kuba yarakunzwe ibyo si ibintu bigenda kuturaza inshinga na gato. Sinayo mpamvu tumukomojeho uyu munsi, ahubwo impamvu ni ibintu bitangaje umuhanzi yashyinguranwe mu gihe yamaraga kwitaba Imana. Sinzi niba ari bishya kuri wowe, ariko uyu muhanzi mu bintu bitangaje cyangwa se byatangaje abantu benshi yashyinguranwe mu mva ye. Birimo urumogi ndetse na Bibiliya. Iyi ngiyi musoberamo ijambo rya rurema kuri buri munsi mwageneye guhura n'Imana yanyu cyangwa se kuganira n'Imana yanyu uko bishaka rwose. Yasabye kuzashyinguranwa n'igitabo cya Bibiliya gifunguye ku rupapuro rwa Zaburi ya 23 kuko ngo hari amagambo amwubaka. Ni inkuru itangaza abantu benshi kubera ukuntu abazwi nk'abarasta akenshi baba bazwi nk'abatizera. Gusa kuri Bob Marley ibyasaga nk'ikinyuranyo. Uyu munsi turavuga ku buzima gato bwa Bob Marley, turavuga ku cyamuhitanye ndetse tuvuge no ku bintu bitangaje uyu muhanzi yashyinguranwe kugeza uyu munsi bigitangaza abantu benshi biri mu mva ye. Byaje gute ubundi niki cyasunikiye umurasta gusaba gushyinguranwa Bibiliya irambuye ifunguye ku rupapuro runaka? Byari kuzamufasha iki? Urumogi yashyinguranwe rwo ese inkuru yarwo ni iyihe? Mbahe ikaze mu kiganiro waba rubizi. Nongeye kubaha ikaze nanone njye mwumva kuri microphone nitwa Mugisha. Ni chaîne ya YouTube ya Montagne Rwanda. Iyo niyo ikugezaho ibiganiro byiza kandi by'ubwenge. Ku tariki 11 Gicurasi mu 1981 uruganda rwa muzika mu bice byinshi by'isi rwababajwe no kubura umunyajamaika Robert Nesta Marley wamenyekanye nka Bob Marley, akaba umwe mu bahanzi bakomeye kandi bakunzwe na benshi kuva isi yabaho. Bob wari umuririmbyi n'umwanditsi, yagize uruhare mu kumenyekanisha umuziki uzwi nka SK na reggae. Icyo gihe hari mu myaka y'1970. Uyu nguyu yamenyekanye mu itsinda rya The Wailers, anamamara mu ndirimbo zakunzwe cyane nka I Shot the Shelf, No Woman No Cry, Redemption Song n'izindi. Mwaka y'1977 Bob Marley yakomeretse ukuguru. Ngiki kintu cyari injyana muntu kuri Bob Marley, nubwo wenda we tutatinye kuvuga ko atabiciye iryera. Gukomereka ukuguru kwa Bob Marley nibyo byamuviriyemo kanseri yahereye mu birenge. Nyamara ngo iyo rukurimo ntaho warucikira, ntaho rucika rwamubonye. Ni umugani uwo nguwo. Bob Marley yanze kubagwa ngo avurwe iyi kanseri icyo gihe. Iki gihe imyizere y'abarastafari y'icyo gihe yababuzaga kubagwa n'abaganga no guhindurirwa ingingo z'umubiri cyangwa se imibiri yabo. Bob Marley yararuciye rero ararumira. Nta nicyo yari afite kuvuga ku ngingo yose ijyana no guhindurirwa urugingo n'abaganga. Ariko nanone yayobotse imiti cyangwa se ubuvuzi budasaba guhindurirwa ingingo. Ni Bob Marley turi kuvugaho. Kugeza mu 1980 kanseri ya Bob Marley yari yarakwirakwiriye mu bice bitandukanye by'umubiri we. Nubwo yageragezaga kwivuza bitarimo kubagwa, byaje gutinda ibihe bishyira ibindi. Kugeza ubwo yitabaga Imana i Miami muri leta ya Florida, apfa ahotowe na kanseri yari yaramurenze umubiri wose. Murabyibuka ni kanseri yari yaraturutse ku gukomereka k'ukuguru kwe, hanyuma kananga kuvurwa mu buryo bugezweho kubwo imyizerere yo kudahindurirwa ingingo. Ni imyizerere y'abarastafari y'icyo gihe. Bob Marley yapfuye afite imyaka 36. Amakuru ava mu nyandiko zitandukanye uyu munsi yerekana ko Bob Marley yashyinguwe iruhande rw'ibintu bitanu: igitari ye itukura cyangwa se yatukuraga, urumogi, umupira w'amaguru. Yashyinguranwe impeta yari bwoko ki turaza kubivugaho. Akarusho mu bindi yashyinguranwe harimo Bibiliya, igitabo cy'Imana kirambuye ku butumwa runaka. Ibi byose yari yabisabye mbere yuko apfa, asaba ko azabishyinguranwa bigashyirwa mu mva ye. Duhere kuri gitare, Gibson Les Paul yari gitari yatukuraga yakundaga uyu mugabo.
iyi ngiyi gitari cyangwa se Gibson Les Paul ni igikoresho cy'umuziki cyakoreshwaga n'amashanyarazi Bob Marley yakundaga. Ngiki gikoresho yakundaga cyane mu gihe cy'ubwamamare bwe, ndetse yasabye abantu ko mu gihe cy'urupfu rwe yazashyingurwa hafi y'iyo gitari, ndetse ikivuzo cye cyarubahirijwe nk'uko History Info ibyemeza, niyo itanga ayo makuru. Ikindi kintu Bob Marley yashyinguranywe mu mva ye kikaba cyaratangaje abantu benshi ni umupira w'amaguru, abandi mu wita bare, umupira w'amaguru. Uyu murasta yakundaga gufotorwa akina umupira hamwe n'inshuti ze mu gihe yabaga atari gukora ibijyanye n'umuziki. Mu kiganiro yagiranye na BBC mu mwaka w'1980 yagize ati, nkunda umuziki hanyuma ngakunda umupira w'amaguru. Ni Bob Marley wabwiraga BBC icyo gihe. Icyifuzo cyo rero nacyo ngo cyarubahirijwe. Reka twigire ku kintu cya gatatu, Bibiliya cyangwa se Bible. Mbere yo gupfa kwe, Bob Marley yasabye abo mu muryango we ndetse n'inshuti ze kuzamushyingurana igitabo cya Bibiliya gifunguye ku rupapuro rwa Zaburi ya 23. Aha ngaha handitse amagambo ya Dawidi asingiza Imana ye anavuga ububasha bwayo. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. N'amagambo handitse, handyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, hanjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ukamanuka ukagenda ukagera hasi ku murongo wa 6 w'iki gitabo. Ni Zaburi mirongo mikeya cyane 6 yonyine. Ngaya magambo yafashaga Bob Marley. The Guardian yemeza ko iki cyifuzo nacyo cyo gushyinguranwa iyi Bibiliya ifunguye gutya cyagezweho. Ibyanjye bikunde Bob Marley yaba yarakundaga gusoma Bibiliya. Reka tuvuge ku mpeta. Impeta nka kimwe mu buryo Bob Marley yashyinguranywe na none cyatangaje abantu benshi. Ikinyamakuru cyitwa Patap Mag Online nicyo cyemeza ko Bob Marley yashyinguranywe impeta ihenze. Bivuga ko iyo yari impeta yari yarahawe n'uwitwa Asfa Wosen wari igikomangoma ndetse akaba umuhungu mukuru w'umwami w'abami wa Ethiopia Haile Selassie. Tugeze ku kintu cya nyuma Bob Marley yashyinguranywe mu mva ye uyu munsi kidasiba gutangaza benshi. Icyo ngicyo ni urumogi. Ikinyamakuru The Guardian kivuga ko mu mpera z'umuhango wo gushyingura Bob Marley, umugore we Rita Marley yegera isanduku y'umugabo we ashyiramo igiti cy'urumogi. Yagishize ahagana ku ruhande rw'imbere. Kugeza uyu munsi Robert RASTA cyangwa se Bob Marley yibuka nk'umwe mu bahanzi bakanyujeho ndetse bakunzwe cyane by'umwihariko mu kinyejana cya 20. Ndetse uyu muhanzi akaba afatwa nk'umwe mu bakujije imyizerere n'imigenzereze y'Abarastafari movement. Ngayo nguko rero twavuga ku bintu bitanu bitangaje byashyizwe mu mva y'umuhanzi wakunzwe na benshi kugeza uyu munsi. Ni Bob Marley. Yamenyekanye ndetse yongerera urukundo injyana y'ubwoko bwa reggae. Ibiganiro nk'ibi ngibi ubikurikira kuri chaîne imwe rukumbi ya YouTube yitwa Montagne Rwanda. Niyo mpamvu ukora subscribe kuri iyi chaîne ari ingenzi cyane, kuko bigusha kuzajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Twavuga kuri Bob Marley n'umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya reggae. Gukora subscribe umanuka munsi y'iyi video ukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe ukahakanda, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Cyari ikiganiro waba rubizi, njye nitwa Samuel Mugisha. Reka tuzasubire ubutaha, musigara amahoro y'Imana abane namwe.